muraho neza, murakaza neza nanone kuri Mix Venture. Tudatwaye umwanya munini rero, reka dukomeze dusubiza ikibazo cyitwa nshobora gukora iki? What are my potential? Iki kibazo nacyo ni ingenzi muri bya bibazo bitanu, ni ikibazo cya gatatu. Kubera iki ugomba kwibaza iki kibazo? Iki kibazo kiguha ububasha bwo kumenya ubushobozi n'ubuhanga wifitemo. Ni ikintu cy'ingenzi cyane. Impamvu ugomba kukibaza rero, ugomba gusobanukirwa n'ibyo umuntu ashoboye we ubwe, ibyo wowe ubwawe ushoboye gukora. Bituma umenya aho ushobora gushyira imbaraga mu buzima bwawe, ndetse n'impano n'ubushobozi ufite, bityo ukagira uruhare rugaragara mu muryango mugari. Aha, kugira ngo tubashe gusubiza iki kibazo neza, hari ibintu tugiye kubabwira bishobora kubafasha. Twahisemo kuzajya dukoresha imirongo imwe ya Bibiliya n'imvugo z'abahanga kugira ngo tubashe gusubiza neza ikibazo nyirizina, nk'uko twatangiye dusubiza ikibazo cya mbere cy'inkomoko y'umuntu, icya kabiri cy'uwo ari we, icya gatatu noneho tugiye kureba icyo ashoboye gukora. Nimba utarumvise ibiganiro bibiri bibanza, byaba byiza ubanje kubyumva, kuko ibi bibazo uko ari bitanu umuntu abashije kubisubiza neza yitonze, byanze bikunze abona bya bintu bibiri abantu bifuza. Abona ubwigenge, akanabona n'intsinzi. Ni muri urwo rwego rero tugiye kubagezaho impamvu nyirizina yo kugira ngo umuntu abashe kubona ubwigenge n'intsinzi. Ni ubuhanga n'ubwenge. Urufunguzo rw'ubwigenge n'intsinzi ni ubuhanga n'ubwenge. Ubuhanga n'ubwenge nicyo twakwita mu Cyongereza knowledge, understanding and wisdom. Ni ukuvuga ngo knowledge, umuntu ashobora kuba afite ubumenyi. Tuvuge nk'urugero, umuganga ashobora kuba azi ko kunywa itabi, anavura abantu bafite ibibazo by'uko banyweye itabi rikangiza ubuzima bwabo, ariko yarangiza akarinywa. Aba ari ku nzego ebyiri, urumva azi ko ari ikibazo, ariko yirirwa avura n'abandi barikoresha. Ikintu abura nicyo twita wisdom, gushyira mu bikorwa bwa bumenyi asanzwe afite. Niyo mpamvu rero urufunguzo rw'ubwigenge n'intsinzi ni ubuhanga n'ubwenge bikuyemo biriya bintu bitatu: knowledge, understanding and wisdom. Iyo ufite ubumenyi ku kintu, ukaba ugisobanukiwe neza, ukaba usobanukiwe no kugishyira mu bikorwa, byanze bikunze ugira ubuhanga na kugira ubwigenge n'intsinzi. Ariko ibyo binagaragara muri Bibiliya kenshi. Turebye nko mu Migani igice cya 4 umurongo wa 6, baratubwira ati ntuzatatire ubuhanga, buzakuragira, uzabukunde, buzakurinda. Ni ijambo ryiza. Ubuhanga burakuragira kandi bukanakurinda. Ni ukuvuga ngo umuntu w'umuhanga rimwe na rimwe mu bijyanye n'imibanire y'abantu n'abandi, we ujya gutangira kumuzanira ibintu bishobora kumubera ibibazo yamaze kubibona, agahita nyine abyirinda, bukaba bumurinze gutyo. Ariko noneho nkuko twabibonye mu buryo bw'imitekerereze, si byiza gutekereza ngo nurangiza ugarukire ku rwego rwa mbere. Ujya hasi kugeza ugeze aho ugomba kubona neza igisubizo nyakuri. Nimba tubonye yuko urufunguzo rw'intsinzi n'ubwigenge ari ubuhanga n'ubwenge, noneho urufunguzo rw'ubuhanga n'ubwenge ni iki? Urufunguzo rw'ubuhanga n'ubwenge ni ukuri. Ni ukuri. Kubera, reka ngiye kuha urugero rufatika ahangaha. Kubera yuko kugira ngo uzumve ko umuntu ibintu ari kukwigisha ari byo cyangwa atari byo, ni uko ugomba kubigereranya nuko ari ukuri cyangwa atari ukuri. Reka dusubire haruguru kuri cya kiganiro twahoze tuvugamo, tugaragaza yuko abantu benshi isura bambaye n'abo bari bo byagenwe n'abandi aho kugenwa n'uwaremye umuntu nyine. Ushobora kujya mu rusengero rumwe bakakwigisha ikintu muri Bibiliya, kigasobanurwa n'umuntu umwe, bakabisobanura mu buryo bubiri butandukanye, n'imyumvire yawe bigatuma itandukana. Reka ntabwo ndibuze gufata ingero, kubera yuko ingero nyinshi mushobora kugenda muziha mwebwe ubwanyu, kuko hari urusengero ushobora kujyamo bakakubwira ati twebwe dukiza ibimuga, bigahaguruka bikagenda, bakanabizana, rimwe na rimwe mukabibona ari ibintu bari gukina. Ariko nyirizina kugira ngo ukize abantu bafite ubumuga, ntawe uyoboye ahantu baherereye. Nimba ko ufite iyo mpano, byaba byiza ubasanze aho bari ukababohora nyine, sibyo? Kwa muganga
mu bigo by'abantu babana n'ubumuga. Nimba ufite iyo mpano si ngombwa kubyamamaza kugira ngo nanjye mbyizere nze kuza aho ngaho, nk'uko umuganga mwiza cyangwa ivuriro ryiza ntirijya kwamamaza ibikorwa byaryo kubera yuko rizi yuko rikora ibikorwa byo gukiza abantu cyangwa kubavura, ariko ntabwo bajya kwamamaza ibyo bikorwa byabo. Nawe rero nk'umuntu ufite ubwo bubasha wakabaye ujya kubigira. Urwo ni urugero rumwe nari ntanze. Ikindi, kugira ngo nyine ubone ko urufunguzo rw'ubuhanga n'ubwenge ari ukuri, reka turebe muri Zaburi igice c'119 mu murongo w'160. Mbere ya byose ijambo ryawe ni ukuri, n'amateka waciye araboneye. Sinzi niba biri kumvikana. Mbere ya byose ijambo ryawe ni ukuri, n'amateka waciye araboneye. Bishatse kuvuga ngo rero niba koko wizera Imana ukaba uyikunda, ubaha amategeko yayo. Kubera yuko impamvu nakomeje kugenda ngaruka ku ijambo ry'Imana no kuvuga ngo twabonye ishuri niryo riguhereza ububasha bwo kubasha gusoma no gusobanukirwa no gutekereza, rifite ibintu byinshi byiza rikora, ariko naryo rifite harimo intege nkeya hamwe na hamwe, kimwe n'insengero zimwe na zimwe nazo bitewe n'impamvu yazo. Niyo mpamvu nimba ushaka kumenya neza icyo Maker's Mind wawe yakoze, Maker's Mind, jya muri Manual Guide ya Maker's Mind twemera. Nimba we uri umuyisilamu, jya muri Korowani wisome Maker's Mind wawe yakubwiye iki. Nimba uri umukatolika cyangwa se uri umu Restoration cyangwa nimba uri umu Pentecote, fata Bibiliya yawe uyisome yakubwiye iki. Kuko hari abantu batigisha iby'ubwami bw'Imana n'ibyo yavuze, ahubwo bakigisha ibyabo bitewe n'inyungu babifitemo. Nta muntu n'umwe ndi gutera ibi, ariko urufunguzo nyirizina rw'ukuri noneho ni Imana. Tumaze kubona yuko kugira ngo ugere ku bwigenge n'intsinzi ni uko ugomba kugira ubuhanga n'ubwenge. Nyuma y'ubuhanga, urufunguzo rw'ubuhanga n'ubwenge ni ukuri, kubera yuko ibyo wigishwa byose ugomba kubyitondera. Nimba mwarimu wawe ku ishuri igihe byagiye bibaho, narigishijeho imyaka 5, nigisha mu bigo mu kigo cya leta n'ikigo cya prive, washoboraga kuganira n'umwana cyangwa se umwarimu ashobora gukora ikosa, si bose, akavuga ati wowe wa mwana nta kigenda cyane, ntacyo uzimarira, ntacyo uzagira gute. Mu by'ukuri ugendeye kuri ibyo bintu ushobora kumva ko ntacyo ushoboye gukora, kandi watsinzwe imibare ntabwo ari itunze abantu bose, ntabwo nubwo ikoreshwa henshi, yibanze n'abatarize barabibara byo kubara amafaranga no kugira gute, ariko wabasha gutsindwa imibare ugatsinda indimi, wabasha gutsindwa indimi ariko ugatsinda biology na chimie, ubutabire ndetse n'ibinyabuzima. Niba rero ubasha gukora ibyo ngibyo ugendeye ku gitekerezo cy'undi muntu wakubwiye atyo, wakumva ntacyo ubashe gukora. Nka kwa kundi twavugaga ngo ufashe nk'ifi ukajya kuyipima ushingiye ku bushobozi bwawe bwo kurira igiti, ntabwo, ariko yijyane mu mazi urebe ibyo ukora, bitangaza. Ni ukuvuga ngo rero urufunguzo rw'ukuri nanone ni Imana. Urufunguzo rw'ukuri ni Imana nimba uyizera ko ariyo yakuremye. Nko muri Yohana igice cya 8 umurongo wa 32 baravuga ngo kandi muzamenya ukuri, maze ukuri kubahe kwigenga. Mwumvise isoko muzi noneho ni ukuri. Buri gihe umuntu nakubwira ibintu cyubanza n'ubu utarabasha kubona ibimenyetso bikwemeza ko ari ukuri, cyubanza ubitekerezeho inshuro nyinshi, kuko nibyo bizagufasha numara kumenya ko ari ukuri kuzaguha kwigenga no gufata icyemezo gikwiye. Muri Yohana igice cya 14:6 ho baravuga ngo Yezu arababwira ati, asubiza Tomasi wari umubajije ngo turaba tuzi inzira ngo turamenya aho tujye, yaramusubije ngo nije nzira y'ukuri n'ubugingo. Yesu cyangwa Yezu aramubwira ati, nije nzira y'ukuri n'ubugingo, ntawe ujya kwa data atanyuzeho. Aha rero ibi bigaragaza neza ko ukuri nicyo kintu umuntu agomba guhora aharanira. Iyo ugiharanira rero bigufasha kubasha kubaho ubuzima buri mu bwigenge n'intsinzi. Nk'ubu ngubu 90% y'ibyemezo ufata ubifasha ushingiye ku kuri, waba uri mu bantu ba mbere ku isi bafite muri icyo kintu babahanga kandi bafite n'ingaruka zigaragara bagaragaje. Ariko nanone hari ibyo utabasha guhita ubonera ukuri kwabyo, bigusaba kubanza kujya kugenzura, nk'uko twabibonye ko mu mashuri nubwo arwanya gutsindwa, uyu munsi ushobora gufata iki cyemezo
ariko noneho iyo urimo ureba ku byo ushoboye gukora ntabwo urebera ku byo abantu bagiye bakubwira. Mbabwire nk'akandi kantu gakomeye gakunda kubaho no muri sosiyete mu muco wacu. Ushobora kwicara ukabwira umuntu tuzi n'ibindi ati ndashaka kuzakora iki n'iki, yakumva ari ibintu adashyikira neza agahita gukomanga, ariko ni gute umuntu arota ku manywa y'ihangu. Umuntu ungana nawe aracyagira inzozi nk'izo. Ariko mwibuke mukiri abana batoya, nta muntu wigera kubigisha kwizera. Icyo watekerezaga wumvaga wizeye ko uzakigeraho. Ahantu bigenda bipfira rero, wagiye mu ishuri babanje kukwereka yuko hari ibyo utashoboye, ujya mu nsengero bakwereka ko atari impano zawe. Hari umuntu utangira kuririmba, urabizi ko imyitozo myinshi ituma umuntu anoza ibyo akora. Bajya bavuga ngo umuntu ukora cyane aruta umunyampano. Hari umugabo w'umuhanga twigeze kuganira unakina basket kandi yigeze gutwara ibikombe. Aravuga ati ni iki gituma ubasha gutwara ibikombe muri basketball? Arangije aravuga ati buriya umunyempano, umuntu ukora cyane aruta umunyempano. Icyo kintu cyasigaye mu mutwe kabisa. Ni ukuvuga ngo umwana ashobora kuba agiye kuririmba nk'ahantu abikunze kandi yanakemera kubikoreraho cyane, akaririmba nabi kuko ari bwo agitangira, hari n'ibyo ataranasobanukirwa. Abantu bagahita bavuga ati warasaze, ariko ubundi igikona urakizi, turirimba nk'igikona. Ati rwose cyane cyane ndabyibuka turirimba nko mu ntuza mu ishuri, hari abantu bajyaga baririmba bakavuga ngo bari kuririmba mu iringara, kandi wasanga aho hantu harimo impano y'abantu bashobora kuzaririmba bakaririmbira rwose isi n'ijuru bakazaba nk'abamarayika kubera kwitoza baba barakoze. Ariko ikibazo gikomeye cyane sosiyete yacu ireba hari intege nkeya igahita igukubitira aho ngaho, ukaganiriza umuntu uti ndumva nshaka gukora umushinga umeze gutya na gutya, uzubaka ibi n'ibi, warangiza bagahita bakubwira ati izo nzozi zawe rwose wirirwa urota, atabundi kuvuga ibintu byiza wamaze gushyira mu bikorwa ibintu bingahe. Umuntu akaguca intege neza ukumirwa. Ubundi abahanga bavuga yuko umwanzi dufite ukomeye ntabwo ari icyaha, ntabwo ari Satani. Umwanzi ukomeye dufite ni ubujiji, kandi ubujiji burwanwa n'ukuri. Wamaze kumenya ukuri ntabwo Satani akubeshya. Satani akubirana n'ubujiji ufite, akaza akagushukashuka akavuga ati ukoze iki cyaha. Reba nk'urugero nk'abantu barya ruswa, wenda n'urugero umuntu bamuhaye umwanya arahembwa, yewe ari no gutanga n'umusanzu, warangiza ukajya kumva yariye ruswa iciriritse yo hasi. Nta ruswa wenda nini ukwiye kuburya, ahubwo ihame rihari ni ugukiranuka nyine, ukubaha amategeko y'Imana. Ni nayo mpamvu abantu ari umuhanga wigeze kuvuga ngo ushobora kubeshya abantu igihe kimwe, ariko ntabwo wabeshya abantu bose igihe cyose. Ibyo ni ibintu byumvikana cyane. Niyo mpamvu n'abari bakora amabizinesi akomeye, izina ryabo barikomeraho kugira ngo ryangirike, bahomba byinshi cyane. Bivuze ngo rero icyo wowe ushoboye gukora ni icyo wowe wiyumvamo, wumva wabasha gukora, kandi ukigirira icyizere udashingiye ku magambo wakuye ku ishuri, amagambo wakuye mu idini ryawe. Niyo mpamvu ugomba kugena imyemerere yawe, warangiza ukareba ibyo ushobora. Tuzabona urugero tugera ku muhamagaro nyirizina, ikiganiro kizakurikiraho, turebe noneho abantu babonye umuhamagaro twese twemera, tugiye mu mateka cyangwa se n'ibyo tubona uno munsi, bo babigenaga gute, nta mbogamizi bahoraga nazo nk'izo ngizo. Ibyo ngibyo tuzabisubiza. Rero tugendeye ku bahanga, ku cyo umuntu ashoboye gukora, nka Plato we yaravuze, umufilozofe Plato yaravuze ngo mu gitabo cye cyitwa The Republic yaravuze ngo igihugu kidafite abayobozi b'abanyabwenge kandi bashishoza kizahora mu bibazo bya politiki n'imibereho mibi. Kandi shaba ari abayobozi ikintu kigoye cy'aba bantu batari abashishozi, batari n'abanyabwenge, baba bafite ibisubizo by'ibibazo byose, nka babandi twavugaga muri cya kiganiro bafite small mind. Buriya noneho rero ibyago bikomeye cyane kuruta ibindi byago byose ni ugufata umuntu w'injiji ufite ubujiji bwinshi ukamuhereza imbaraga. Iyo uhaye imbaraga ikintu akora nta kindi, ni ukuvuga ngo urumva umuntu atanga icyo afite nuko yisobanukiwe n'icyo ashoboye gukora. Ariko ubujiji ntabwo iyo ubushingiyeho buguha ibisubizo. Tuvuge n'urugero, nimba manual guide y'imodoka ivuga ngo yandika kugeza kuri 200, yandika umuvuduko kugeza ku 120 kuri 220 n'urugero,
noneho wowe ukavuga ati ariko ubundi uyu muntu wayikoze kuki yavuze ko yandika kugeza kuri 220 nkandagiye urushinge nkarenza nkandika wenda 300 cyangwa nkareba ko rutarenga rura rushinge uriya muvuduko ibi kubaho ni wowe ubyumva. Urumva injiji ihita itekereza ko ibitekerezo byayo ari byo bimeze neza, yarangiza ikabona abandi ari bo bafite ikibazo, igashaka gukora experimentation kubera yabonye ubwo bubasha, akabatereka nayo ngerageza ibi byanjye bavuze ko abantu bagerageza, akabigerageza rwose akarimbura igihugu cyose bagahora mu bibazo n'ibiki byose. Ariko Hosea mu gice cya 4 umurongo wa 6 muri Bibiliya naho baravuga ngo umuryango wanjye urarimbutse kuko utamenye. None rero kubera ko wanze kumenya ndaguhigitse ntuzongera kumbera umuherezabitambo kuko wirengagije amategeko y'Imana yawe, nanjye nzirengagiza abana bawe. Shaho ikintu kibabaje kinateye n'agahinda, nk'uko maniyo guide nyine kuwemera Bibiliya hano bitubwira abaherezabitambo bari bazi amategeko y'Imana yose ariko bakayirengagiza bakabaza ubundi tukoza yacu byagenda gute. Imana irangije irabibwira ati naye mbashyize ku ruhande kandi simwe mwenyine n'urubyaro rwanyu. Bishatse kuvuga ngo niba wenda nka kuri Plato yabivuze n'ubundi umuyobozi adafite ubwenge n'ubushishozi yarangiza akajya kuyobora igihugu, ntabwo abagirwaho ingaruka cyane cyane ari we wenyine, hahanwa bose abo mu gihugu cyo bose bahura n'ibibazo n'ingaruka zabyo kubera abayobozi babo batumva cyangwa badafite ubushishozi. Muri make ibintu ushoboye gukora ni wowe ubwawe n'Imana yawe mubizi. Nimba wicaye hasi ugatekereza, tuzareba neza nitutangira kugera ku muhamagaro kuko ni ujyana n'ibindi byose kuko nicyo kiganiro kizakurikiraho tubirebe neza. Ariko gusubiza ibi bibazo ni ingenzi kuko bituma ugira ubuzima buri ku murongo, ukagira ibyo wemera n'ibyo utemera, ukagira ibyo utaha umwanya, ugashakisha ubwenge kuko ubwenge n'ubuhanga nibyo bintu bizagufasha mu buzima bwawe bwose. Reka dufate urugero rw'ubujiji. Umuntu aragiye yarangiza ari ibiryo byinshi arengeje ibyo umubiri we ukeneye, arabyibushye cyane, yarangiza akavuga ngo n'abadayimoni bamuteye bo kurya cyane. Abantu b'ikibazo cyane kandi yarangiza ntiyishimire uko ameze, bigatangira kumugora, yagera kwa muganga bakamutegeka gukora ibyo. Kandi abahanga bavuga yuko iyo utagennye ibyo urya ushobora gufata ibiryo byinshi, uzarya ibyo ushaka byose, ariko wibuke yuko nudafata ibiryo nk'ufata imiti uzafata imiti nk'ufata ibiryo. Icyo nizere ko cyumvikana neza. Urwo ni urugero rwiza rw'ubujiji. Ushobora kuvuga ngo ngewe sinabashije kubona ibi ngibi n'ibi, nubwo bavuga ngo bitera imbaraga cyangwa se bitera ibibazo ibi n'ibi, ukaba ari byo ukoresha gusa, warangiza kurwara diabete, warangiza kurwara umubyibuho ukabije. Ubundi ikintu cya mbere wibuke ko umuntu afite umubiri umwe kandi uwo mubiri ari we azabana nawo ubuzima bwe bwose ari hano ku isi. Kandi umubiri nyine watangiye kuzana ibibazo, ni ukuvuga ngo ukubera intege nkeya, bigatuma n'ibyo watekerezaga ko wageraho utabasha kubigeraho kubera yuko umutima urashaka umubiri ukanga. Mu byo ushoboye gukora rero gusubiza iki kibazo ni ingenzi kandi ntuzashingire kuri bya bindi twavuze haruguru byose bishobora kuguteza ibibazo. Murakoze cyane. Ubutaha tuzakurikizaho ikiganiro kijyanye na ndi hano kubera iki. Dusubize kubasha kuba twabashije gusubiza ibibazo bibanza. Icya mbere nkomoka he, icya kabiri ndinde, icya gatatu nshoboye gukora iki, icya kane ndi hano kubera iki. Nicyo cy'ingenzi tugomba gusubiza kugira ngo namwe mukomeze guhindura ubuzima bwanyu bubabere bwiza kurushaho. Turabashimiye cyane kandi murakaza neza kuri Mix Venture.